Reka tubahe ikaze bakunzi ba Irasohoza TV. Ndanezerewe kuri microphone muri kunyumva, tusange tubana ni Prophet Rukundo nasigiwe kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kuko uyu murimo rero atari ku bwacu twenyine, ahubwo ari n'abandi Imana yagihamagara kugira ngo bageze ubutumwa ku bantu bose bagiye batuye isi. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, Imana yahamagaye. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza Prophet. Umeze ute? Ndashimira umuryango muri amahoro? Tumeze neza. Imana iri kugenda itwungura umunsi ku wundi. Aiwe hoya umuranda amahoro pe. Ndamahoro ndashimira yera. Imana ibigizeho cyane mwiza w'umukobwa. Bamwita iriho nawe. Ubundi iyo tuvuga ko Imana iriho tukabivuga gutyo bihinnye, biba bishatse kuvuga ko hari inkomoko y'umuntu. Umuntu akomora ubuzima mu Mana, kuko niyo yabufashe ibubumbira hamwe, ibugabira umuntu. Iyo umuntu rero atemera Imana, aba atemera inkomoko y'ubuzima. Imana ni inkomoko y'ubuzima bw'ikintu icyo ari cyo cyose. Ubundi icyo nicyo gisobanuro cy'Imana, ni inkomoko y'ubuzima. Oya, gufashwa biremewe. Ndumva ntangiye gufashwa. Isaac muziho ibintu bigeze kuri bitatu. Icyambere ni umwigisha w'ijambo ry'Imana, kabiri muzi nk'umugabo uca bugufi cyane, ikindi cya gatatu muzi nk'umuntu uca bugufi kandi akubaha abantu Imana yahamagaye. Ubwo ni uburyo nkuzi ku bakunzi bacu no ku bakunzi b'iyi televiziyo. Njye uko nuko nkuzi, mu magambo make wakibwira abantu badukurikiye bakumva uwo twatumiye ari inde? Nitwiriho Isaac. Mfite umugore. Yego. Mfite n'umwana. Ndi umukristo. Sengera mu itorero rya ADEPR. Niho nteranira. Sorry, kubera ko gusenga ni ikindi kintu. Yego. Nteranira muri ADEPR ariko nkasengera aho nshaka. Hanyuma nkaba nkora umurimo w'ivugabutumwa, ariko ibyo bikabanzirizwa n'ubukristo. Ubwo ndi umukristo n'indi mirimo yose ishamikiye kuri ubwo bukristo. Imana ishimwe cyane. Hari umuririmbyi yarimye ngo ngende umukristo nzahora ndiwe. Kuri wowe kuvuga iryo jambo bivuze iki? Bivuze imbabazi. Hallelujah. Kuko ku umukristo ntago tubikomora mu byiza twakoze cyangwa ku nkomoko yuko turi beza, ahubwo bivuze imbabazi. Amen. Nyuma yuko icyaha kidutandukanyije n'Imana, ubukristo bwongeye kuduhuza n'Imana. Hallelujah. Rero kuba umukristo, iyo uvuze ngo ndi umukristo, bamvuze ngo ndi umuntu wemeye imbabazi z'Imana bikomotse muri Yesu Kristo. Hallelujah. Rero ni icyo gisobanuro mu magambo magufi. Wow. Kuko tusange tukuze nk'umunyamasengesho kandi wabigize ubuzima, nyemerera uturagize Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina, kuko nanjye mfite amatsiko yo kumenya akado watuzaniye, by'umwihariko abakunzi b'ijambo ry'Imana, abakunzi b'iyi televiziyo. Wawe ikaze. Yesu nshuti yanjye turagushimiye. Tugushimiye neza n'urukundo rutagira ingano. Twongeye kugira impano idasanzwe yo kukuvugira. Imitima y'abantu ihure n'ubuzima muri twe karabaye, kandi ubuzima butembe mu magufa yari yombi. Hallelujah. Abantu baruhurwe n'Imana, kandi ubuzima bube bwinshi ku bantu bazadukurikirana. Tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndi umwe mu bagabo bafite amatsiko yo kumenya kado y'agaseke, ubutumwa Imana ashyize ku mutima wawe. Uhawe kazi n'undi urayihorana, kuko aha ni mu rugo. Nanjye ndakomeza mfashwa, cyakora ngenda nshobora no kugenda mbaza uko nanjye mbariza n'abadukurikira. Yego.
ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 4 umurongo wa 23 n'uwa 24 tugiye kugira ishingiro ryo kuganiriraho. Aravuze ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Yego. Dufite ikibazo gikomeye Yego. cy'ifungwa ry'itsengero. Ariko Yesu Kristo ubwe ni wasize azifunze. Yego. Dufite ikibazo gikomeye cy'ifungwa ry'ibyumba. Yego. Ariko Yesu Kristo ubwe niwe wabifunze. Kagira inkuru uraduha amakuru. Ego. Uburyo ari wazifunze sindabyumva nanjye. Dufite ikibazo cy'ukuntu imisozi yafunzwe ngo ntibongere kuyisengeraho. Ariko Yesu Kristo ubwe niwe wasize abifunze. Aravuga ngo aho hantu hose Imana ntigituye mu ihema. Yego. Ngo biba muri twebwe. Aravuga ngo niwe rusengero rwera rw'Imana. Abantu bamusengeramo ntibazahurwa gusenga. Mu mwuka no mu kuri ni icyumba cy'amasengesho Imana yafunguye kitazwi n'abandi banahubwo, kitaboneshwa amaso, kigendanwa, yes, kitagira ibihe bibi, kidafinina, kitabamo ubuhanuzi bupfuye. Yego. Mu mwuka no mu kuri n'ahantu Imana yafunguye ihahoza ibintu byuzuye bizima. Yego. Ibihe byiza. Noneho ngo mwene abo bantu basengera aho hantu basanga Imana ibishaka ko bayisenga. Yo. Niyo mpamvu avuze ubundi dufite amagambo menshi y'abanyabwenge. Dufite amagambo yavuzwe n'abami, tukagira ibisigo byavuzwe n'abantu bazi ubwenge, tukagira yavuzwe n'abahanuzi, ariko aya magambo ni Yesu Kristo ubwe wayivugiye ayakuye mu kanwa ke. Hallelujah. Aravuga ngo igihe kiraje. Iyo igihe kije ni kimwe, ariko ngo kiranasohoye. Biravuze ngo igihe kije kinasohoza umurimo wacyo. Ariko kiraho hari ikintu nanjye nibaza. Kuki yavuze ngo igihe kiraje ubundi icyo bari barimo ntabwo cyari igihe? No kuvuga ngo kana kundagira ngo ukambwire. Ntago ahantu hose hari abahasengeraga muri kiriya gihe mbere ya Yesu Kristo. Habaga hari ahantu herejwe Imana kuhasengera. Yego. Baravugaga ngo umuntu asengera i Yerusalemu. Ku buryo muri Bukazaburi ubwo bene Kora bajyaga bajya gusenga, bagera mu nzira bagasanga babateza intumbi z'ibikeri, noneho bakabatega n'amazirantoki mu nzira, kandi ibyo bintu biba bikandagira uri mu nzira igira Yerusalemu bahita gusubira mu rugo wabaguhumanye. Yego. Ukajya gukaraba cyane. Noneho rero ngo bari bafite igikombe bita baka. Yego. Buri munsi bagasanga babateza ibyo bintu, ngo baza gufata umwanzuro wo kujya bagenda bahekanye. Bamwe izo nzira bakazifata mu mutwe. Bakazifata mu mutwe ngo bagapfuka ibitambaro mu maso kugira ngo bataza kuhareba, kugira ngo bataza kureba ibyo bintu. Barangiza ngo icyo gikombe baragenda bagihindura ahantu h'amasoko, kuko bari bafite ngo inzira ngo zijye Siyoni mu mitima yabo. Noneho biravuga ngo hahirwa abantu bafite inzira zijye Siyoni mu mitima yabo. Banga iyo bageze mu gikombe cyitwa bahindura ahantu heza h'amasoko. Bibiliya rero i Yerusalemu yari yarahagize ahantu hera, ariko ndanezerewe Imana. Yari yaragize ahantu ho gusengera i Yerusalemu. Niyo mpamvu Imana yari yarababwiye ngo mwubake ihema. Iriya hema ry'ibonaniro ntabwo ari ihema risanzwe. Yego. Ryari ihema Imana yazengurukije ihema ry'ibonaniro mu ijuru. Mose irarimwereka irangije aramubwira ngo ndashaka kumanuka ukaryubaka nk'uko iry'inaha ryubatse. Urumva rero ari isanduku y'Imana, ari ubutambiro bw'ibyaha, byose byari bituye mu ihema. Yesu Kristo rero aje atanga amakuru ahambaye. Aravuga ngo reka mbabwire, urusengero rw'i Yerusalemu ruzasenyuka mu minsi 3, ariko nanone nzongera rwubake mu minsi 3. Abantu ayo makuru banga kuyaryoherwa. Yesu Kristo rero nk'urusengero Imana yishimiraga. Yego. Ari we hema ry'ibonaniro ryuzuye ry'ukuri, aragenda abikuzimu iminsi 3. Ari gufungura ibituro atsinda urupfu n'urubori rw'icyaha.
amaze kubigobotora azamukana urusengero. Avuka abantu bitwa abana b'Imana binyuze mu rupfu rwa Yesu. Haleluya. Aha hantu rero yamaze kuganira n'umusamariyakazi wari ufite amakuru apfuye yuko iriba rya Yakobo banyweraho ari ryo rimara inyota. Yesu aramubwira ngo iryo riba mwarinyoreweho ariko mukomeza kugira inyota. Ninjye. Arababwira ati rero ninjye mazi amara inyota. Yes. Arangije arababwira ngo nubwo iri riba ari irya Yakobo ariko haje undi uruta Yakobo, ninjye amazi nzatanga uzayanywaho azamara inyota. Uyu nguyu amaze gukusanya igikundi cy'abantu, uyu musamariyakazi bita Veronika amaze gukusanya igikundi cy'abantu cyicayeho ngaho, Yesu arababwira ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye yuko abasenga data batazongera kumusengera i Yerusalemu, ahubwo bazamusengera mu kuri no mu mwuka. Aho niho tugiye kuvuga. Amen. Yego. Yo kuvuga ise mu kuri nihe mu mwuka ni. Icyo cyumba iyo ugifite mu mutima ukakigeza muri korari abantu bamenya ko gifite. Ngaho umurozi se niyo cyagitinya. Nta wundi muntu wemerewe kukinjiramo habe na titre waba ufite yari yo yose. Iki cyumba ibindi byose Yesu yabisizeho ingufuri, arangije imfunguzo zabyo arazitwara, arazibika. ariko icyo cyumba cyo nago gifungika. Rero reka tuvuge. Yego. Duhere mu kuri. Mu kuri. Muribuka amakuru y'umugabo bita Yakobo amaze kwihindura mukuru we agatwara umugisha. Yego. Yagiye guhungira ahantu bita kwa Labani. Ari mu nzira agenda ananiwe aguye agacuho. Imana imugirira amahirwe menshi yo kubona urwego ruriho ibyerekezo byombi. Arangije asaba ibintu byoroheje. Aravuga ngo uzampe ibyo kurya, uzampe ibyo kwambara, uzandinde ntibazanyice. Arigendera. Aragenda abona ibyo kurya atigaburiye, yambara imyambaro atiguriye, abaho ubuzima buriho ariko bubi. Ndabyumva. Ahabyarira abana bose muri uwo muruho. Ahashakira abagore babiri. Arimo gutaha yibuka ko ahantu yahaboneye Imana. Arongera yambutse ibintu byose. Aha mukuri ntushobora kujyayo ukiri dogiteri. Ndibikunda. Ntushobora kujyayo ugifite maîtrise. Ubanza kwambutsa ibintu byose. Yes. Abagore bombi arambutsa, abana yari yarabyaye arambutsa, abaja n'abagaragu arambutsa, amatungo yose arambutsa, amahene, intama, ubusho bw'inka byose arabyambutsa. Bimaze kwambuka akurura ibuye. Ibuye rivuga Yesu Kristo ari we ndererwamo imenyesha umuntu wari we. Arangije araryisegura. Agihongera kubona rwa rwego. Marayika araza rero barafatana. Umwe hasi undi hejuru, umwe hasi undi hejuru. Bari kuganira ibintu bibiri gusa. Nk'umugisha undi aturinde. Urinde ubundi. Undi agaceceka. Bakongera bakigaragura. Ndashaka umugisha undi aturinde. Uruwo kwande. Birinda butandukana bwenda gucya. Marayika arinda bamukonyora ukuguru undi aranga. Ariko agiye kugenda aratobora avuga ngo ndi Yakobo umuriganya. Imana yumvira nezerewe. Ubundi mukuri niho umuntu abwira Imana uwo ari we. Kumbe. Kavuga uti ndi ngewe ndi wa wundi nubwo ejo nari nihagazeho mbyambariye ikote ariko burya nteye gutya. Nteye ukamanika amaboko ndisarigoma ukabivuga kandi ukabivuga neza. Aha hantu rero yahakuye izina Imana yaramubwiye ngo witwaga Yakobo umuriganya ariko nguhinduye Isiraheli. Ntabwo witwa Isiraheli ahubwo wowe nkubitsemo Isiraheli. Imana imubwira ibintu bikomeye. Iravuga ngo uzarya ibiryo by'umugisha, uzambara imyenda y'umugisha, uzatura mu nzu y'umugisha, uzarira ku isahane y'umugisha, uzambara urukweto rw'umugisha, isogisi ryawe rizaba ari iry'umugisha, isaha n'impeta bizaba ari iby'umugisha. Iramubwira ngo kandi amavuta uzisiga azaba ari ay'umugisha. Iramubwira ngo inzu uzararama, amashuka uzararama azaba ari ay'umugisha, umuntu uzicarana nawe azaba yicaranye n'umugisha. Iramubwira ngo umuntu uzakwifuriza umugisha nawe azawuhabwa ikimwe ku kindi. Aho ni mukuri. Twigire mu mwuka. Umubyeyi bita Hana yagize ikigeragezo gikomeye cyo kutabyara. Aho ndakunda
agira ikigeragezo gikomeye cyo kutabyara. ariko utarajya mu mwuka burya nasanze mu kuri hagira inshuti nke wabitinze mu ijambo ariko no mu isi wongera ugarukemo ubabwira abantu mu kuri ni ahantu hagoye. mu kuri hagira inshuti nke kubera ko kubayo ubundi abantu tugira amahirwe yo kumenya abandi. Yego. Ariko kwimenya ni impano y'umwuka. Yego. Yego. Niyo mpamvu Imana idakunda. Reka mbaha amakuru y'Ivanjiri. Rimwe haje umufarisayo ari gusenga. Abwira Imana ati ngiye simeze nk'amabandi. Ntanga icya 10. Cyane. Ngiye nifite ikintu kitwa kashe hafa. Ntanga icya 10 neza. Nubahiriza amategeko y'Imana 10. Yego. Nubahiriza isabato. Ntanga icya 10 cya Nyiragasogi na Gasogereza zazo. Aravuga ati sindukana siniba. Ngewe Mana. Undebe ndi umukiranutsi. Ngo ku kanya kirimo gusenga ngo ahita yinjira umukoresha w'ikoro. Nabo batipe bakimisoro. Abwira Imana ngo ngewe ndi umujura. Ntwara ibyo abandi. Ndi igisambo sinuba amategeko. Yesu arababwira ngo uwo ngo waje wemeye. Niwe wubashye gukiranuka kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Rero mukuri ntago hagira inshuti nyinshi. Yego. Mukuri duhora tujajingana. Kubera ko kumenya abandi ni impano buri wese nabonye ayifite. Agifite. Sinzi iki kintu nacyo. Ariko kwimenya ni impano y'umwuka. Haleluya. 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 Hako kantu ndakumvise. Kwimenya kuko kwimenya ubu ngubu dufite ibyaha bitubitsemo tuzamenya ko twabikora umunsi twabonye amahirwe yo kubikora. Twanahagaze aho abantu batatureba. Ubwo nyine nayo mahirwe yose yo kubikora. Yego. Wari w'abasore batarasambana. Kuko niba arahagaraho ibyaha biba. Reka da. Nta cyagira. Aba mu cyaro. Nta mukobwa umugusha afite. Nta buryo bwo gusambana afite. Ntibyakunda. Ariko wabimenya afite imodoka n'inzu aho bajyana. Yego. Rero kwimenya. Haleluya. Ni impano y'umwuka. Nta muntu ushobora kwimenya atamurikiwe n'umwuka wera. Ndabyumvise cyane. Icyo ni kimwe. Imana iduhe kwimenya muri aya materaniro. Mu mwuka. Yego. Mu mwuka rero. Uyu Hana yaragiye twahuze tuvuga. Afata muri umuna we basangiye ibere bita Penina. Amuzana mu rugo. Amushyingira umugabo w'Iterukana. Aravuga ati noneho ubwo ntabyaye muri umuna wanjye tuvukana. Nabyarira ku bibero byanjye nanjye nzaba mbyaye. Ico ni kimwe. Urumva ko yari yarakiriye ikigeragezo. Yo. Undabyaye yatuma umwana amazi akavuga tuzabyara wawe wangumbaho. Atari yo yayo. Undakagishiro gusenga. Aya masengesho dusenge. Mana bamene batera inkonji. Yijwi giriza Penina amenye ko ari we Mana. Yataha Penina kongera undi mwana. Yataha Penina kongera undi mwana. Bigezeho ajya mu rusengero. Yego. Ageze mu rusengero ngo agera ku rwego asengana umubabaro. Mana ishimwe. Akajya kubita iminwa. Ntabashe kuvuga. Bigeraho bamwita umusinzi. Yego. Ariko yitegereje neza. Abona mu ijuru bafite ikibazo. Mu ijuru bari bafite ikihe kibazo? Yego. Bari bafite ikibazo cy'umutambyi. Yo. Bari barabuze umutambyi wasimbura Eli. Ubu dufite abantu bigize akara kajya he. Yego. Ariko Imana itashobora gukura mu myanya kuko yabuze ababasimbura. Mu ijuru bari bafite ikibazo cy'umutambyi. Eli ntiyaracyumva ijwi. Eli ntiyarakibona. Eli yari afite abana b'ibigoryi. Kwirerera byari byaramunaniye. Kubaka urugo rwe byari byaramunaniye. Yo. Ariko aguma ari umutambyi. Imana umwana n'umwuka wera bikicara bigashaka umutambyi bikamubura. Yo. Hana rero ari gusenga. Umwuka wera ni maneye kugenda akadushakira iby'Imana ibura. Araza yongorera Hana. Aravuga ati ibyo bintu byamujwigirije namukubite byihorere. Ntabwo Imana iri kubyumva. Mu kindi kinyarwanda kuba Penina hari uri mu mwuka nta cyagutwaye. Ikosa no kuba Penina hari utari mu mwuka. Komeza. None umva rero nkubwire. Mu mwuka ni herero. Ahantu Yesu yavugaga ni. Hana ava mu nzika za mwene nyina.
mukeba we n'amagambo mabi ariko n'amagambo mabi yinjira mu kirere cy'umwuka abona Imana yabuze umutambyi ahita afata icyifuzo cye agihuza n'icy'Imana ibura. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ndabyumvise. Aravuga ngo njye ndi kubyumva. Aravuga ngo numva umwana sinzamutuma amazi. Yego. Sinzamugira igikangisho cya penina. Ni kimwe. Ahubwo umpa umwana w'umuhungu. Bitewe n'ubukene ufite w'amana we. Uyu mwana nzamugutambira. Afata icyifuzo cye agihuza n'icy'Imana ibura. Yo. Ndabyumvise cyane. Aho niho bita mu mwuka. Aho niho wita mu mwuka. Twisengere tuganire. Ibintu ushaka biramarira ikimana. Nicyo kibazo. Naho ubundi mu mwuka no mu kuri Imana ihora yiteka kugira ngo isubize abantu baje bayigana. Nyemerera tubwire nk'ibintu nka bitatu biba mu mwuka bitaba mu isi. Ibintu bitatu biba mu mwuka. Icya mbere haba yishurirwa. Rituma umuntu asubizwa atarushye. Imana ishimwe. Uwo mwana Eli yaramubwiye ngo genda ngo Imana iguhe icyo umutima wawe wifuza. Ahita agenda ahita asaminda. Mu mwuka ntago habaye amavunane. Haleluya. Uburushyi bwo gusenga amasengesho adakwiye no kwitotomba ntibubayo. Ahubwo umuntu wese ugezeyo asanga umwuka wera yiteguye kumutwaza. Icya kabiri mu mwuka habayo gusigwa. Kandi gusigwa bikuraho umuruho n'ubundi n'amaganya. Habayo gusigwa. Uyu muntu avuye mu mwuka aza afite ubwiza budasanzwe. Arasigwa. Icya gatatu mu mwuka ahurirayo n'ibiganza by'Imana bitanga ibintu yari yarabuze. Hishurirwa. Hishurirwa. Yego. Kuko abantu benshi impamvu bavuga ngo baranyanze ntibahunda ntibasura ntibavuga neza ntibanyita ntibari mu mwuka ndobo yawe. Buryo uri mu mwuka bamenye ko ikintu gituma atagusura ari wabizanye icyo kintu gituma atagusura kiri kuko uri mu mwuka. Kuvuga ngo mu mwuka habayo kumurikirwa n'Imana. N'umwana uvuye mu mwuka ntabwo asa nk'abasanzwe kuko Samweli aza yihariye. Imana y'amahoro ibashyire ku musozi wo gusengeraho. Tugiye kubasengera burira umusozi wo gusengeraho. Ntabwo ari Kanyarira, si mu rupfu, si Prayer Mountain, ahubwo hari umusozi wo gusengeraho. Bave mu kibindi cyaho Imana itakiri, burira umusozi w'amasengesho. Abantu benshi bafite ibibatsi by'amasengesho ariko bitubatse mu kuri Imana itanazi. Ariko nimba bavuga ngo ufite imyaka 20 yo gusengera ikintu, va aho ngaho wasengeye, ahubwo winjire ku musozi wo gusengeraho. Kandi iki cyumba bita mu kuri no mu mwuka ntago gica umuntu mu rusengero, oya, ahubwo akinjiranamo bantu bakabona ibintu byose bye biri special kubera ko afite ibihe byiza bimeze nk'amasoko atembera imbere mu mutima wiwe. Iki cyumba kirinda abantu kuruha no gukanyarara kuko umwuka guha amakuru yuzuye. Ahubwo ati bisengera ibi bintu, sengera ibi nibyo bibura. Yego, we azana ubwiru bw'Imana akabukuzanira busobanutse kuko ati none usenga gutya kubera ko Imana amatwi yayo ari kumva gutya. Noneho mu ijuru ngo bacyumva icyo kifuzo cy'ahantu
barateranye baravuga ngo tubonye inda yemeye gutwitira Imana umutambyi. Bemeza gutanga umwana wuzuye w'umuhungu, kuko icyambere nta mutambyi w'umugore ubaho. Yaravuze ngo umwana w'umuhungu mu cyumba cy'ubwuka. Niyo ugezeyo uba specific kuko ubuza amakuru y'Imana ikeneye. Ntabwo uvuga ngo uza n'ubonye, uza n'umuhungu, numugeza nzamugutambira. Ikintu Imana izisubiza rero igikora neza. Ubu tuba mu nzu, ariko iyi nzu ari iy'Imana, iguha nziza kugira ngo uzayisubize imeze neza. Iyo umugore ari uw'Imana ntiguha umugore usanzwe, iguha umugore mwiza kuko nayo ibizamwisubiza. Iyo uguhaye abana ntiguha abana basanzwe, iguha abana beza kuko abo bana ibizongera ikabisubiza. Kuvuga ngo ibagushyira mu biganza ariko ari nabayo. Reka dusenge. Iyo niyo message nabahaga, kandi Uwiteka Imana bahishurire cyane kundusha. Turagushimiye Mana, mukuri kw'ijambo ryawe ubasha gukiza. Imbaraga zawe ntizashize, kandi uri Imana ifite amaboko. Imbaraga zasubije Hana na n'uyu munsi ziracyakora. Dusengeye abantu kugira ngo basubizwe, kandi basubizwe bigendanye n'iri jambo. Ubimurire aho bari mu buryo bw'umwuka, ubatereka ahandi. Icyubahiro cy'Imana kigenga ubuzima bwabo, ibintu byabo byose bibumugisha. Ubuntu bw'Imana n'amahoro Imana itanga abasange mu cyumba barimo gusengeramo. Mwuka wera w'Imana ayobora intambwe z'ibirenge byabo mu gusenga, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muhabwe umugisha. Mwakoze cyane. Oya ndahari.